data avuka mu Gacurabwenge aho bacurira iki, mama akavuka i Butare aho bavukana ngahe, muvuge ngo ni danje. Bambyarira mu Biryogo niho navukiye Rwampa. Byamunaniye kubivuga nta wamurenganya ntabwo yaciyeyo, ariko ubundi aka ni agasima tu, ni agasima ndarayigiraga hano Rwanda Gisigi wa kare umuryango ari uzashira. Ubu mfite Plamedi, mfite Ansa, mfite Hilo, mfite na Shami, cya giti bibwiraga ko barangije giteme. Uwa kane na mwise ko neno gishibutse, ubu nitwa Papa Sha. Iwowe Mana twizerwa, hari ibyo twasomye mu bitabo turemera, hari ibyo twumvise mu mateka turizera, ariko hari n'ibyo twiboneye. Sinkuru b'Imana dufite Imana ikomeye. Kabura turuwasi ngenkorera gogosi, nomba nibere nababariye gogosi, nyirizwa gogosi, n'ubu ndacyahingira gogosi. Mu mashyiraho mu Mukarane araza akagira umurimo mbose mpakagira kabura turuwasi, kandi birirwa bagafungura ngo barafunguza bike. Impemburo TV, iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Ni nziza iyo Mana, ni nziza iyo Mana, ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Iyo Mana, ni nziza iyo Mana, ni nziza iyo Mana, ni nziza, ni nziza, nziza pe. Iyo Mana, iyo Mana, ni nziza iyo Mana, ni nziza iyo Mana, ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Iyo Mana, iyo Mana, ni nziza iyo Mana, ni nziza iyo Mana, ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Irero iyo Mana, ni nziza iyo Mana, ni nziza iyo Mana, ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Iyo Mana ni nziza itanga agakiza, ni nziza ibohora abarushe, ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Iyo Mana, iyo Mana ni nziza iyo Mana, ni nziza iyo Mana, ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Turirimbe iyo Mana, ni nziza iyo Mana, ni nziza iyo Mana, ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Tugiye kubikora gutya gutya uku nguku, gutya umuntu ubyemera ko Imana ari nziza, gutya bose gutya kubiramisha iki gikumwe kibona nziza bikaba byiza. Iyo Mana, iyo Mana ni nziza, ni nziza
amen. Haleluya. Turavuga ibinyakuri Imana twiboneye, turavuga iby'amateka yawe twumvise, si inkuru mpimbano uri Imana, ni wowe Mana yo kwizerwa, hari ibyo twasomye mu bitabo turemera, hari ibyo twumvise mu mateka turizera, ariko hari n'ibyo twiboneye, si inkuru mpimbano dufite Imana, Imana ikomeye, hari ibyo twasomye mu bitabo, hari ibyo twasomye mu bitabo turemera, hari ibyo twumvise mu mateka turizera, ariko hari n'ibyo twiboneye, imitima yacu iranezerwa, si inkuru mpimbano dufite Imana, Imana ikomeye, hari ibyo twasomye mu bitabo, hari ibyo twasomye mu bitabo turemera, hari ibyo twumvise mu mateka turizera, ariko hari n'ibyo twiboneye, imitima yacu iranezerwa, si inkuru mpimbano dufite Imana, Imana ikomeye, ariko hari n'ibyo twiboneye, ariko hari n'ibyo twiboneye, haleluya, si inkuru mpimbano dufite Imana, Imana ikomeye. Nebukadinezari yaciye iteka, atumva amajwi y'amahembe, imyirongi ntiyubarare, uwo nguwo ajugunywe mu itanura ry'umuriro, niko byagenze bafata abagabo b'Abayuda, barababoha babajugunya mu itanura ry'umuriro. Nebukadinezari yashize umwanya yitegereje arumirwa, abaza abagabo bari kumwe atese ntitwashizemo batatu, ndabona babowe ntacyo babaye, bari kumwe n'undi wa kane, kandi uwa kane ishusho ye ndabona isa nk'iy'umwana w'Imana, si inkuru mpimbano dufite Imana, Imana ikomeye, ndabona babowe ntacyo babaye, bari kumwe n'undi wa kane, kandi uwa kane ishusho ye ndabona isa nk'iy'umwana w'Imana, si inkuru mpimbano dufite Imana, Imana ikomeye, ndabona babowe ntacyo babaye, bari kumwe n'undi wa kane, kandi uwa kane ishusho ye ndabona isa nk'iy'umwana w'Imana, si inkuru mpimbano dufite Imana, Imana
ikagikomeza ikarisoza ijambo ryayo bikemura tunezerewe n'Imana tubabaye ntabwo niyo ihamagaye umuntu ntarara ku isi irakomeye hejuru yayo nta yindi Mana iriho sinkuru mpimbano sinkuru mpimbano sinkuru mpimbano dufite Imana Imana ikomeye Imana iseruka abantu bose bagiye iyo Mana Imana dufite Imana Imana ikomeye sinkuru mpimbano dufite Imana Imana ikomeye sinkuru mpimbano dufite Imana Imana ikomeye Imana ikomeye Imana ishobora byose Imana ikomeye 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 Yesu ashimwe. Uzamura ibiganza turamukanye. Haleluya haleluya. Twihuse dufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ubuhanuzi bwa Yesaya n'igice cyaho cya 62 umurongo waho n'uwa 2 tuhagere vuba vuba. Yesaya 62 umurongo waho n'uwa 2 ayo magambo tuyahuze n'andi yanditse mu nsanganyamatsiko mwateguye yanditse muri Matayo 11 ku murongo wa 28. Yesaya 62 umurongo wa 2 haranditse ngo amahanga azabona gukiranuka kwawe n'abami bose bazabona icyubahiro cyawe maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka. Imana idufashe cyane. Subiremo agace ka 2 k'uyu murongo haranditse ngo maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka. Imana nidufashe. Matayo 11 umurongo wa 28 haranditse ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Imana iduhana umugisha mwinshi. Reka twongere tuvuge amazina yacu n'umuco mwiza abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenyana. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo mfite madamu n'abana n'abakobwa 2 n'abahungu 2 kandi n'abana beza basa nasa. Abana banjye turasa mwana. Abana banjye turasa mu rugo turi umuryango munini hari abandi baji b'imihanda twibaniraga imihanda. Imana imaze kumpa ku biryo nabwo ngo muze mbahe pase Mana mbahereze ku mvange. Yesu nakugirira neza uzashaka buha. Ndishimye rero kuba hano ku Karambo ndanezerewe cyane. Dirije wa Jovayire byamunaniye kubivuga nta wamurenganya we ntago yaciyeyo ariko ubundi akanagasima tu kanagasima njye nahigiraga hano Rwanda gisi jwa kare nabonye ishumi twababaranye hano sodo n'amajoro twarayakase tuyagenda duhiga namwe murabyumva nimubanteze. Muri za 87 twabaga ahangaha mu mazu y'ahantu yitwa kwa Protogene ndabyibuka neza. Inyuma hanga abantu babaye hano mbere ya jenoside yabaye tubariya Kicukiro centre icyo gihe data yakoraga muri Oprovie. Urumva rero jenoside irangiye naje miga aho twabaga ngeze sanga mbese niraho umubumbe wabaye danje
nisanga gisare ya pipinyeri bayavuge n'abahamuduni n'abakanongo nimubazi se mwana Kanongo yaratujabutse ejo bundi yaguye mu ikamyo sasa ariko mana we noneho nararaga tarasa ndahagaruka ndi pastor kuririmba byaranyihishe ariko ndabemera korari ndayemera ariko ngiye kuririmba mwarepetaga ndi gucoma urumva rero ndi mu mana barepetaga ncoma ntajwi ngira azajya baririmba nanjye mbwirize ariko nubwo ntajwi ngira nasanze abantu batagira amajwi baririmba hip hop rero ndumva iri kunyakamo muri iyi minsi we dirije we shakira imirongo nzishyirira beat ndwanaho ntago bivamo shakira imirongo beat nzayihigira ariko igitero kimwe narakigushakiye kuko Imana yakunze abari mu isi cyane Imana ishimwe nta bindi kibidutera ni ukwibuka urukundo rw'Imana bateguye insanganyamatsiko nziza yanditse muri Matayo 11:28 amagambo Yesu yatangaje aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura shaka kuvuga ibintu bigeze kuri 3 biremereye muze gusanga urimo Imana iguha umugisha muri ibyo bintu 3 ongera mwana muramvuga n'ejo nzaba ndi kuvuga shyiramo mani amen muri ibyo 3 ruza gusanga harimo umuzigo wawe uze Yesu akuruhure ntago Yesu avuga baremerewe n'ibi bibafure ntago Yesu avuga baremerewe n'umufuka wa sima ntago Yesu avuga baremerewe n'ikiro jana cy'ibirayi n'abaremerewe uburemere ibintu by'imbese by'ibigiga ubwo ari igihe abantu bagenda bikoreye ingiga Yesu arashaka kugutura iyo ngiga urakenyera ugakubitamo ikoti na karuvati mu mutima harimo ingiga urakenyera igitenge ugakubitaho sharupe ukimakiye umanura uzamura ariko ingiga ikakubwira ngo jya imbere tugende Yesu arashaka kugutura iyo ngiga ni ingiga 3 niba ari iz'inturusu niba ari iza gereveriya ntumbaze ariko zirakwiye kandi ngo namara kugutura iyo mizigo araguha izina rishya bundi mu mazina twitwa tuyahabwa n'ibyiciro 5 icyiciro cya mbere ni amazina twitwa n'ababyeyi ababyeyi baratwita kandi amazina batwisa akadufata ariko hari igihe bakwita izina ukibaza viye yaratuye ahantu hadanje kuwabaza umuntu ngo witwa ngo nitwa ngo mbarimo mbazi Filipo nubwo irya kabiri ari Kristo Filipo ariko irya mbere ni mbarimo hari n'uwo numvishe witwa Nyirambegeti se yagiye kumwita Nyirambegeti ibyo n'uwitwa ariko Mana ishimwe ko mu mazina Yesu atanga anyuranya nayo bakwi umva izina rya kabiri ni amazina twitwa igihe kirakwita ubishaka utabishaka igihe kirakubati kirakuba banza nari inyuma y'izi mwana igihe kirakwita igihe
kandi usabwa kukiyoboka. Iyo utakiyobotse kirakuvuna. Mazina ya gatatu ni amazina twitwa n'ibyago. Iyo wakoze agisida ugacika akaguru bakwita nde? Iyo wapfushije umugabo bakwita nde? Iyo wapfushije so na nyoko bakwita nde? Ubu njye nuko nitwa. Ndi imfubyi warikuraho ukajya he? Amazina ya amazina ya gatatu ni amazina twitwa n'ibyo dukora. Unyonga igare bamwita nde? Utwara moto bamwita nde? Utwara imodoka bamwita nde? Uwubaka bamwita nde? Umufasha bamwita nde? Ubu njyewe nitwa nde? Pastor. Amazina twitwa n'ibyo dukora. Amazina ya gatanu ariho ashaka gusengera ni amazina twitwa n'ibyaha. Byaha nabyo birita, byaha birabatiza, byaha birakwangiza, byaha ukora witiranwa nabyo. Iyo uvuga bakwita nde? Umunyamagambo. Iyo ukora bakwita nde? Umujuri bandi. Iyo unywa inzoga bakwita nde? Umusinzi. Bakwitirira izungu. Murutire yewe muntu rwedesiya icyuma. Hari n'izaje dirija zitwa utuginga. Ibaza umuntu ahagaze kuri kontwari avuga ngo mpakaginga. Ubwo umuntu w'akaginga bamuta ahinduka ndera kagura turuwasi. Njye nkorera gogosi, nomba nibere nababariye gogosi, nyirizwa gogosi, n'ubu ndacyahingira gogosi. Mu mashyiraho mu karani araza akabwira umuntu ngo mbose mpakaginga kagura turuwasi. Kandi birirwa bagafungura ngo barafunguza bike. Asuka ya kabiri akikunkumura akatuba nk'umucana amatara mwana bose 8 z'amanywa. Ubwo abarangiye abakuyeho. Nihute mana. Amazina abantu bitwa n'ibyaha. Iyo usambana bakwita nde? Musambanyi. Ubundi ubusobanuro bw'ijambo gusambana muzi cyari cyo. Ubusobanuro bwabyo. Fatira ijambo gusambana ukuri akanyuguti kagizwe n'inyuguti ebyiri, akajambo kagizwe n'inyuguti ebyiri. Ni akajambo ubundi kajya ku gikorwa gikorwa n'umuntu umwe kigahita kiba icy'abantu babiri. Kugenda washyiraho nta kugendana. Kwicara kwicarana. Kuvuga kuvugana. Nufata gusambana ugakuraho nta harasigara iki? Gusamba. Bese ni ikigabo kimaze gukubita urwedesiya kigahura n'ikidamu nacyo kimaze gusekura icyuma. Bose babasa barangiza bagahuhuka nyine bagasambana. Ariko Yesu ari hano arashaka kuguha izina rishya. Arashaka kuguha izina rishya, ngo kandi iryo zina riherekejwe n'ibintu bibiri. Ijambo rya mbere ngo riherekejwe no gukiranuka. Ijambo rya kabiri riherekejwe n'icyubahiro. Kizwa babazi nahuye nazo muri iki giterane zirahari. Yesu wambabariye ari hano gakubabarire guhindurira amateka. Narababaye, naragiritse, isi yaranyagije, iranyumvisha, nisanga ndi mayibobo. None se ko mvuze ko nari mayibobo yisumpinga se? Ngayicaraho nicaye ndeye ko bivamo. Ariko izina Yesu atanga
haleluya, riherekejwe n'ibyubahiro. Kandi uretse n'icyo n'ubugingo buhoraho, kandi uretse n'ubugingo tukiri no mu isi, Yesu akomora ibikomere by'ibirara. Ndagusengeye muri iki gitaramo, Yesu akomora ibikomere by'ibirara. Abagabo wari ubyumvishe, ndagusengeye nyuma yo kugwa izina rye, umva akunyomorera ibikomere by'ibirarane. Abantu bagenda barakomeretse. Igikomere cya mbere, ingiga ya mbere Yesu ashaka gutura abantu bikoreye ni ingiga y'agahinda, igikomere cy'agahinda. Gahinda kaba mu ndiba y'umutima. Jya muri dushe gukaraba, agahinda kagaguherekeza. Gahinda karagatsindwa. Urambara agahinda kagakwata, fata ishakoti ushireho na sharupe tujye gusenga. Ntigatinya ko ugiye gusenga. Wagera ku rusengero kagahagarara ku muryango w'urusengero, ukajya usirimba kakwitegereza. Karangura ugacuruza, ukunguka kakwitegereza, kavuga ati curuza wunguke, ariko nitwa gahinda. Kabona minerivare z'abana ukagenda ukishyura, bwa buzima bwa buri munsi tubamo, ugatunga ugatunganirwa, ariko agahinda nikagira aho kajya. Yesu niwe wenyine wamara igikomere cy'agahinda akagera mu ndiba y'umutima. Gahinda ntigakangwa n'amashuri, gahinda ntigakangwa n'ubutunzi, gahinda ntigakangwa n'aho washatse, uretse Yesu wenyine. Ya urushye we, uremerewe, wishwe n'agahinda, emerera Yesu akuruhure, aguha izina rishya ryitwa munezero. Igikomere cya kabiri ni igikomere cy'amateka. Ya muntu wikoreye ingiga y'amateka, Yesu arashaka kuyigutura. Mateka ni mabi, mateka arangiza. Abantu bakurebera mu mateka bakaguha n'izina rihuye n'amateka. Tumye nibuka inkuru z'uwitwa Yabesi. Dawidi aravuga ngo hari uwasigaye wo mu muryango wa kwa Sawuli ngo mugirire neza. Haza umuntu uzi gusobanura. Harimo abantu baturebera mu mateka bakadusobanura. Ngarahari witwa Mefiboshete wa kwa Makiri mwene Miyeli. Ibyo byose umwami yari abibashe. Igisubizo cyari kimwe. Arahari witwa Mefiboshete, ariko amusobanurira mu mateka. Abantu bakurebera mu mateka bakagusobanurira mu mateka. Imana ireba ejo hazaza, nayo ntabwo iceceka, ifata iki ijambo ikavuga. Abantu bajyaga basanganya tabi ryanyishe ko njye narirashe mani, narikubise bye ibikoresho byose, maze kuroringa. Abajina babonye mushumba baramenye ibyo ndi gukora, bumva nabashonyeka. Abashonye mwana. Ufata rich. Arabizi mani. Sakakana urana ko kageze, amuvuga ngo umubumbe ni danje. Babyita gusepfuza mani.
kandi iyo wamaze kwikubita uhita ufata ingendo zawe ubwo se wagenda nka Babyloni maze gucoma. wagendaga nk'inigo basigaye agenda nk'abapasita. Ariko Yesu, ndashaka kugusengera, ndashaka kugusengera. Yesu aguhindurira amateka, aguha izina rishya. Uwaribanda ubu ni umukozi w'Imana, uwari rasita ubu ni pasiteri. Hari ibintu bitatu nkunda mu murimo wa Gishumba. Imirimo ni myinshi ariko nkundamo itatu. Uwa mbere kozajya busho iyo ndi gutanga igaburo ryera, ndi kumanyura umutsima, ndikuvuga ngo arawuterura, arawumanyura, ahereza abigishwa be. Nushaka uburangije mu Bwongereza, ariya meza ntiwayageraho, ni pastor. Undi murimo wa kabiri mu mirimo ya Gishumba, iyo manutse muri Yorodani ngiye kubatiza, manukamo gake kandi mbagiye kubatiza abandi baji bakijijwe mani. Nushaka uburangura mu Bushinwa ufite amangazini Matewusi, ariya mazi ntiwayajyamo, ni pasiteri. Undi murimo wa gatatu nkunda, iyo mfashe Bibiliya ngiye kubasezeranya, mbahuje ibiganza, ndi kuvuga ngo nge pasiteri Nshuti Theogene, kubw'ububasha meshwa n'ijambo ry'Imana n'itoro rya ADEPR. Nyirambege tabaye umugore wa Rudomoro, Rudomoro abaye umugabo wa Nyirambege. Imana yafatanyije ntawagitanduka. Mbikoze mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka. Ibyari ibyaha ngahita mbyeza bagataha bakararana. Iyo Mana ibabarira amayibo bagasezeranya abantu ari pasiteri, wakwemeye ugakizwa. Bakwita indaya ku gasozi, bakwita umujura ku gasozi, bakwita umunyamagamba ku gasozi, bakwitirira amateka ubamo. Ariko Yesu atangarije muri iki giterane kashaka kuguha izina rishya, ukitwa umwana w'Imana kandi ukaba umuragwa w'ijuru, kandi uretse n'ubugingo turi no mu isi twomora ibikomere by'ibirara. Buriya muziparitse hariya harimo n'iyanjye. Kizwa buse ntanga ubuhewe, nasigaye mbura ubwo ntanga, busigara ama episode. Kizwa Yesu aguha amahirwe ya kabiri, ayaguhe hanyuma y'umubabaro. Yesu yangiriye neza, unanjye ndi umugabo. Bajyaga basaga Nyabugogo, mfite shangazi twasigaranye iwacu ni mu karere ka Kamonyi, hariya mu Gacurabwenge niho data avuka. Bagasanga shangazi niwuriyo, bakamubwira ngo ifura zarapfuye, ntacyo wasigaranye. Iyo mayibobo babonaga ko ntacyo azamara. Imana aho yicaye mu ijuru ikabona nzabyara ahungu nako Jehova yirawe ikabona. Umuryango niwe uzashiwe. Ubu ufite Pramedi, ufite Ansa, ufite Hiro, ufite na Shani. Cya giti bibwiraga ko barangije giteme, uwa kane na mwise ko noneho gishibutse.
ubu nitwa papa sha. Kizwa Imana ibaha umugisha mwinshi. Yemwe abarushye n'abaremerewe, mwemerere Kristo abaruhure. Kristo nta cyaha kiba hatababarira. Ndi umugabo nigeze amanuka njye iwacu i Butare, niho mama avuka, ariko namwe munyumvire. Data avuka mu Gacurabwenge aho bacurira iki, mama akavuka i Butare aho bavukana ngahe, muvuga ngo ni danje. Bambyarira mu Biryogo, niho navukiye Rwampa, umwana w'i Kigali. Imana hari famiye njyasura i Butare, nagezeyo sanga hari umwana w'umukobwa uri kogereza umwana w'ameza, umwana w'uruhinja mukoba yacukuye k'ameza, asasamo amakoma, yatwaye inda bamutera inda muri Kigali, ajya kubyarira iwabo, yajya atira ibase bakanga kumutiza. Nibwo kwiga ubwenge, acukura umwobo asasamo amakoma, akajya amakoma yayisina, akaba ariho yogereza akana. Mbibonye ndababara, ngeze i Kigali mbibwira madamu ahitamo igitenge yari afite, bari bamukubura. Icyo gihe twari mu buzima bukomeye, nanjye mugurira utwenda tw'abana, mugurira n'ibasa n'umuti w'isabune. Icyo gihe waguraga 5 wa wundi w'ubururu. Ndamanuka ndabimushyira, mpamagara umuturanyi ati bwira kanaka mume tuvugana usange Rwabuye, duhurira muri Rwabuye ko ni mu rugo, ni hariya ku Kineka aho mama avuka. Twambuka igishanga cy'umuceri cya Rwasange, raza amanuka ku gasozi. Ndi mu gishanga cy'umuceri, yabonye afite ibase, atera haleluya ari ku musozi. Hangeze apfukama ku birenge atangira gusenga, ngo yari amaze amezi 2 yogereza uwo mwana muri uwo mwobo yacukuye. Akajya ajya mu isoko rya rindi ry'akagoroba. Hano habaga isoko mbere ya Jenoside. Dirija ntabwo uyizi wewe, unyegere ngo amateka mani. Hano hari ku gasoko, ndabeshye numvishe muvuga ngo mwahise ku Bigega. Rero umushumba yanyoboraga nkamuseka, avuga ati umujyi wose uri hano ni mapu yanjye tu, umujyi wose ndawuzi nawe ukase. Kajya ajya ku gasoko gusaba ifu ngo asige mu ngingo z'umwana adatamuka. Harangiye ifu y'ubugari mu cyimbo cya pude. Gameza birashize, nibwo yasenze abwira Imana ngo Mana, nubwo naguhemukiye ngakoze isoni itorero, nkagwa muri iki cyaha cy'ubusama, wambabariye kandi ikimenyetso cy'uko umbabariye ukampa ibase. Yabonye ibase, yizera imbabazi z'Imana. Mana irababarira. Ntutahane uwo muzigo w'icyaha, ntutahane uwo muzigo w'agahinda, ntutahane uwo muzigo w'amateka. Yesu atangarije muri iri teraniro ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, muze mumusange. Arakuru kandi Imana imaze kumubabarira imuha andi mahirwe. Ubu yagarutse inaha akora ubukwe, ubu Imana imwubakira inzu, abyaye abandi bana 3 nyuma y'ubu. Haracyari ayandi mahirwe, wikwigirira nabi. Reka saba abantu mwese muri hano muhaguruke dusenga Imana. Jehova yiremwe, mwihagurukire, Imana ikomeze idukubita amazina mwana. Ndashaka gusengera umuntu wese ushaka gukizwa, ushaka kwakira Yesu, ushaka kwakira Yesu. Kavuga ngo maze igihe kinini mu byaha, bihorere bizane. Nanjye narizanye. Tera intambwe, ngwino wihuta, ngwino uwa mbere, ngwino umobesha, batireho umugisha. Tebuka nagutegereje, wewe wari wazamuye ikiganza. Iyo dutanga ubuhamya ntabwo tuba twimena inda. Kureba Jehova yari harimo abantu, kuba bari hano ntabwo babuze ibyo bakora. Kuba umurenge waduhaye iki cyuga. Tebuka Imana ibahe umugisha. Abasore mubantera inzira, yewe
umugisha cyacu, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Ndacyagutegereje, ndacyagutegereje. Mubahe inzira, mubahe inzira. Yesu, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Tugiye kwishyira bitanu. Sawundi nayo nyine hano. Binakira izina rishya. Hari abadishaka gusengera umuntu wari ukijijwe akabatizwa mu mazi menshi agasogongera akamenya ko Kristo agira neza, ariko cyagiye akakisangamo akisanga yaravuye mu gakiza. Nawe zamura ikiganza musengera aho uri mu mwanya wawe. Ndavuga basigaye hariya, nababonye yo nabuzamure nasoni ibitero, namwe nimwigire hino nk'ikimenyetso cyo kuvugurura amasezerano yanyu na Yesu. Nimuze mutebuke, abari baraguye namwe muze mutebuke. Imana ibahe umugisha uko usimbukuza, ariko Yesu yongera kuvugurura amasezerano yawe ya Yesu. Yokeja abari mutonde kore bamuhetse Bajyanye na ina chura wawe uri mu ngufu. Ari bona bagiye kujya basubire mupfukamye hano, duhamya neza ko n'abasigaye isengesho rigenda rikagerayo. Muzamure ibiganza musubiramo iri jambo, isengesho ryo kwatura muvuge ngo Mwami Yesu. Subiramo cyane ngo Mwami Yesu, maze gutsindwa n'ijambo ryawe n'ubu buhamya, nemeye ko ndi umunyabyaha. Mbabarira ibyaha nakoze byose, byaha by'ubusambanyi, byaha byo kunywa ibiyobyabwenge, byaha by'ubugome. Mbabarira, izina ryanjye ryandika mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye umunsi wa none umfate unkomeze, unkureho inshuti mbi. Ubwo uzaza gutwara itorero nanjye uzanjyane. Ngushimiye imbabazi zawe mu izina rya Yesu, amen. Reka sawa mushumba Gonzage bamuhe mikorofone asenga asabira aba bapfukamye ahangaha imbabazi, kandi n'iri teraniro ryose uhita urisengera. Abafite ibikomere by'agahinda, abafite ibikomere by'amateka, n'abafite ibikomere by'ibyaha, Yesu aduha izina rishya muri iki giterane. Byose tubisengera imwe n'abarwayi. N'Imana idakangwa n'imisozi, Jehova iratunga ibiganza. Kirangiye mana. n'Imana idakangwa n'ijambo ngo ntibigishobotse. Reka dushake ntacyo atakemura niyo byaba bimeze. Yesu arabishobora. Mwami Yesu, Mbabazi zawe, ubuntu n'urukundo n'imigisha utanga byatuye kuri aba bantu bapfukamye aha ngaha. Uri Imana idakangwa n'uko umuntu yaba yarasambanye, uri Imana idakangwa n'uko umuntu yagiye hagati. Yesu ushimwe urukundo rwawe kuri aba basore, urukundo rwawe kuri aba basore bose. Teye intambwe baje gupfukama, turabasaba
turabasengeye turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti bafata ubakomeze bafata ubakomeze bafata ubakomeze bafata ubakomeze Kristo bafata ubakomeze batabare bakura mu biyobyabwenge bakura mu busambanyi bakura mu bugome bakura mu nzira nziza kuko Yesu ni wowe ubishoboye Yesu ni wowe ukiza abantu ibyaha bavuga ko itabi umuntu atarikira dufite abahamya babyo ko babakijije ku mwumvoge kandi bagakira na Pasiteri Theogene arabihamya ko yakijijwe nawe Yesu ubwo abantu bavuga ngo ntibikunda ariko birakunda kuri Yesu ni nayo mpamvu nawe tubatuye kubabarirwa n'Imana iteraniro ryose turasenze ubabarira abasubira abaguye bakava mu byizerwa bagacumura bakava babyutse kandi regera abantu bose mu byago n'amakuba barimo neza y'Imana n'urukundo rwayo nibibabeho cyubahiro n'ikibi cyawe wari wa muyobozi utuyoboye tujyana mu ijuru Yesu kandi uracyahamagara n'abananiwe n'abacogoye n'abadafite shinge na rugero abanyamibabaro n'agahinda ababuze uwabatabara bakabura uwabaruhura si wowe karuhura Yesu nabo ngwino ubikorere ineza yawe n'urukundo ugira rutagira ingano cyubahiro ni cyawe gupfukamirwa no guhimbazwa ni ibyawe iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen. muhaguruke mbabwire muhaguruke mutaragenda muhaguruke mutaragenda uriya mugabo uri kumwe na mwarimu hariya n'umushumba hariya hino negera hano tebuka mumuyemo inzira hano uriya ko nakubona ngwino hano n'uwo mugabo munini hariya nabonye ufite inda nini Yesu yagiriye neza igira hino Yesu agira neza ahamagara abato nk'aba ngaba agahamagara n'abagabo nkatwe dufite inda nini tebuka igira hino hagarara murababona aba bagabo mubakurikira ahangaha inyuma y'ibihema hariya bababwire gahunda y'itorero bababwire uburyo umuntu yirinda icyaha bigashoboka banabarangiraho urusengero rwacu ruri aha hafi n'ikibazo mushaka kubabaza bakibabaza ngoni mubakurikire nta n'umwe uvuyemo mubakurikire hariya ku bigega mubakurikire